ikintu cantangaje rero kikwemeza ko satani yari birimo habe kuwa gatanu w'icumweru cya kabiri ugira ngo dukore ubundi bukwe ngarutse inyuma ho buke numva ko twatakaje ibintu byinshi ariko Imana ico nyikundira ubukwe bwa kabiri bwabaye bunini kurusha ubwa mbere nubwo tutabugezemo ngo tubukandagiremo ariko abantu baje mu bukwe bwa kabiri n'abari baje mu bwa mbere ntago bari bangana n'ibyishimo byahabaye mbese ntago byari bingana aho munsi wa gatanu bucari n'ipasha dukora mbese ipasha rya kabiri haza umusore ngo aje kubaza umugeni mbese wacu kandi aziko ndaye Yesu Kristo aziko ndaye ku maguru yinjira mu nzu nariko ncumba mu gikoni papa yicaye muri saro araje hanze aramubwiye numva aramubwiye ngo muraho muze ngo naje kubaza umugeni niyo mpamvu uze ngo sinabasha no kubivuga uko byari bimeze kuko wa musigo wamvuyeho ariko birenze uko nabivuga tekereza ngo tubahaye ikaze abatwirikana kuri MBN TV show cyangwa se kuri Mutware Bienvenue abakunzi bacu abatuye hirya no hino impande zitandukanye zigize isi kuko muri kubibona kuri screen zacu dufite abatumirwa ni bashashe n'ubwa mbere tugiye kuganira byashoboka ko atari ubwa mbere babonye kuri screen yawe cyangwa se atari ubwa mbere bakurikiranye ariko niba nawe ari ubwa mbere ubakurikiranye tugiye kubahereza umwanya mwiza babashe kutwibwira noneho twinjire mu kiganiro cacu kandi nawe ugiye kudukurikirana ndakwizeza ko uri buze gufashwa na kino kiganiro rero tubahaye ikaze murakoze cyane amazina nitwa Utunze Eric niyo mazina yanjye ndibaza nibyo no wacu kavuga nawe kabisa murakoze cyane twishimiye kuba kuri no cano kuri no munsi birashimishije cyane hanyuma nanje ku mazina nitwa Nyadiyama Diane niyo mazina niswe n'ababyeyi kugeza n'uyu munsi niyo ngifite ibindi ndi umudamu ndubatse uyu ni umutware wanje nyicaye iruhande iwe numvise atabivuze ariko babimenye ni umutware wanje dufitanye abana 5 murakoze ndumva ari byiza cyane n'umugisha ukomeye cyane umuntu abarebye ntabwo yamenya ko mfite abana bangana gutyo ahita abona ko mukiri batoya ibintu ngibyo niko bigaragara kugaragara ndubona ko usa nandi umusaza ahubwo biragaragara ko uri muto cyane ndabagukekera mu bana bangana gutyo ungakira nko muri bangahe wenda avuga ati muri abajene mariye ibintu ngibyo wenda ngumwe cyangwa se babiri dufite urubyaro rw'abana 5 n'umugisha ukomeye cyane abahungu 2 n'abakobwa 3 yego nkuko nabibabwiye byashoboka ko atari ubwa mbere ubonye bavandimwe n'ubundi nibo tugiye kuganira kandi niba nawe ari ubwa mbere ubabonye tugwaye ikaze hano kuri YouTube channel yacu tugenda kuza subscribe cyangwa se share kino kiganiro kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ariko cyane ico mbaziho nuko badatinza hano cyane muri Amerika twebwe turabasangwa Amerika mwayakiriye gute bavandi Amerika nziza uyu ni umugabane twajeho utandukanye n'uyu wacu twabagaho yego ku bintu bitandukanye kandi byinshi ku mibereho ubuzima busanzwe hari itandukaniro uburyo bijaye technology yego birahabanye cyane nari navuze ku mibereho yego uburyo bw'ubushobozi mu bantu iwacu twaba ku mugabane iwacu nanze imirimo mukeya yego ariko uyu mugabane utandukanye n'iwacu kubera ko ufite ibintu byinshi tutabonaga tutari tuzi byinshi bifite umumaro kuri twe yego ku buryo bw'iterambere umuntu arihuta gutera imbere icyo ni gishimishije cyane ndabona mwaranahindutse barabyibusha meze neza cyane ndabona ko maze kubukombe nuko ibyo byose nuko umugabane ari mwiza yego Amerika twayakiriye neza rwose ni ibintu byinshi twagiye tuyiboneramo bitandukanye aho umuntu wifuza ikintu akibona byoroshe yego ikintu watekereza gukora igikorwa runaka
kwikora bibangutse kuko ubushobozi burahari. Urakoze cyane. Ndumva ari byiza. Wenda mugenzi wawe nawe yagira ico yongera kuri ico kintu. Cyane amaso yacu ari gutandukanye ibyo cyo 100%. Murakoze cyane. Amerika nta tigira ukwisa. Ko basaza bazabavuga bazaje kuvuga ngo umukobwa ni mwiza wenda bari kuranga umugeni. Bakavuga ngo ntafite ukwasa. Gusa umuntu udafite ukwasa mu banyamurenge bari mwiza ngo arasa n'ubusa. None umuntu usa n'ubusa ngo ni mwiza. Amerika nico gihugu ca mbere nje nagezemo nkorera ifaranga zanje zawe kandi ndafite amashuri menshi. Ubundi aho twari dutuye umuntu wize niwe wagiraga amafaranga wenda yasaba akazi kubera ko afite ubumenyi akaba yokiza izo faranga, ariko kino gihugu wari umuntu wize n'utarize twese turahembwa. Tuba dufite buri muntu agaceke kiwe kare tutabishatse. Rero ico ni ikintu ca mbere nashimiye Amerika. Ikigira kabiri, muri Amerika nta byifuzo bihaba no zo ku mubiri gucya hano inyuma ntabyo. Kuko aho twari dutuye aho twakuriye mu buzima bugoye. Wenda navugaho bukeya ku mateka magufi cyane nshobora kuba narabonye ngeze mu rugo, kuko iyo umuntu akiri iwabo nta kintu ubuzi, tuzi umenya ngo ifu yashize, ntuzi umenya ngo kepfo ka ruguru, ahubwo uza winjira mu nzu ushonje ukamutongana usanze wenda batarategura ukamutonganya nyoko ngo se ko watinze guteka tutatetse n'icyabaye ariko bari kunya muri struggle kuvuga ati sindateka kandi umuvyeyi ntaguhahamure bakubwira. Ariko maze kuba umudamu nabonye ko ubuzima nibwo namenye ko ubuzima bugoye. Kuko ndibuka ntabwo nabayeho mu bukene cyane, naratekaga ariko iriya twateka twajyaga mu gitondo mu gihe wabibonye nk'icyayi na saa sita iho byari amasaha yari schedule na ninjoro. Ariko kubera ko byari ibintu abana babona, ndavuga ku bana babona bashonje, waheza umwana ibijya akabiga atarabijya kandi abifite kubera inzara afite agahita yanga gusangira n'abandi ngo ni bikeya no mu gihe hariye ntabirangiza icyo kintu. Nyine umwana akamagaisha natwe bakuru bakazureba umutsima kubera inzara wumva. Kuyu wacu twagaragaza ngo none ngo no mutsima ngara dufite yamara usakama usigaho. Ndago mbeshe nyine niko abantu nibwo buzima twari turimo. Mbese nshatse kuvuga ko hano twarahaze ku buryo umwana asigaye abona ibyo tukamukubitira kurya ugakubita umwana ngo ngwino naho ubundi sinakubwira nuko usigaye twingira abana kujya mu gihe twaburaga icyo tubahereza. Hari ikindi kiruta icyo yeme ubuzima bwo muri Amerika mbese buruzuye abantu uko murakoze. Ari byiza cyane. Imana yahinduye amateka. Ndabizi ko hari n'abandi wenda bari kunyura muri ubwo buzima uyu munsi wa none, ari kugera mu nzu umwana akabatesema kuki utatetse, naho mama we bari kwibatse uyu munsi ndabatekera iki biragenda gute, bukira batazi ko ejo bazarya cyangwa se uko ejo mu gitondo bizagenda. Ariko Imana nyine ikironkera kuko isanzwe ibikora. Abantu bari kunyura muri ubwo buzima uyu munsi wa none kandi nabo Imana izabafasha kandi bizagenda neza. Kuko ubuzima nyine usanga bamwe bimeze ukuntu abandi bimeze ukundi kuntu, niko mwisi bimeze cyane. Rero ndagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu ko ntago turinjira. Yengi yari introduction. Ndagira mutubwire, ndabona muri kapo nziza kandi inejeje amaso. Uwabareba bose wari wese n'ubwa mbere ababonye atavuga abantu n'Imana abahuje baraberanye barasa ni beza. Ndagira ngo mutubwire mu rugendo rwanyu, mutubwire muri relationship yanyu ko mwabonanye ko mwabanye kugeza uyu munsi none mwicaye mwamutware. Ko numva urwo rugendo rurerure cyane. Nubwo tutarangiza uyu munsi ariko twanazagwa na part 2. Ni rurerure cyane. By'ukuri ntabwo ko turi hano twembi ntibitandukanye n'abandi. Namwe n'abandi ni kujya namwe mwahuye mukubakana, ariko haba hariho umwihariko w'abantu. Ubundi kandi buri abantu bafite ubuzima bagiye bacamo ku giti cyabo. Ntabwo dufite imyaka myinshi kandi sinamikeya twubakanye. Dufite imyaka 7 dushakanye. Kuva mu mwaka
na 17 mu kwezi kwa 12 nibwo twakoze ubukwe twarashingiwe mu rusengero kugeza uyu munsi 2025 yego dufite imyaka 7 twubakanye muri urwo rugendo rero twari tubana twabaye mu makambi imyaka itari mikeya inkambi yafunguwe 2007 kugeza uyu munsi iracahari yego ariko twe twayivuyemo 2023 nibwo twayivuyemo iyo nkambi Imana tugirira neza kuko nta hantu atari heza haba hari imibereho igoye cyane imibereho ibigoye mu buryo bwose nta mirimo abantu baba bafite kuhatungira imiryango ni ubuzima bukomeye bugoye tunihanganisha abantu bakiburimo yego bihangane cyane Imana ntaho itakura ntacyo itakora ku muntu Imana bifite ico yakora ku muntu kugira ngo ihamukure natwe yaradukuye turashimiye imyaka 7 rero harimo ibintu byinshi cyane yego mu myaka 7 harimo amezi menshi harimo amayinga menshi harimo n'iminsi myinshi ubwo rero kandi buri munsi ufite amasaha yawo yego amasegonda yayo kandi buri segonda hari ikintu runaka kigomba kuba coba cyane mu segonda umuntu yopfa yego mu itiyerese gutya umuntu ashobora gupfa cyane cyangwa se mu segonda umuntu ashobora guhabwa igisubizo cyiza urashobora gukira ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo imyaka 7 ni ibintu byinshi cyane yego ariko mu gitangaje mu myaka 7 ishize yose twagize ibyiza yego twahuye n'ibibi yego ariko byose Imana biturindiyemo kugeza none dufite urubyaro rw'abana 5 yego kubw'Imana nari mvuze ngo twari tubana mu nkambi imwe rero turakundana dusengana mu rusengero rumwe muri korari imwe turabaza ibindirimbo turashimana tugezaho tubivuga imiryango irabyumva nuko aracigomba zangaho rumva uko nyine bavuze babisobanuye ati buri isaha n'umunota n'umunsi wayo bigenda bigira umwihariko yego muri ico gihe wenda muri ubwo buzima mwari mutuyemo mwikorari urumva ukuntu amarangamutima yamugutumyeho nawe bihwaniramo ibintu nk'ibyo ni gute mwatangira relationship yani gukundana ugeza mubatse buriya isaha y'Imana ibirimo ibintu bikomeye buriya Imana igihe yateguye hariho ijambo rivuga ngo iyo ikinze ntawe ukingura kandi iyo ikinguye ntawe akinga bisigura iki bivuga ko iyo Imana ishatse gukora ikintu cyari kigoye muhabona ko nta nzira habe n'ubwo mwosenga habe n'ubwo ushaka inzira zose itarakingura ngo gikunde tibyosh kandi kiri hafi ariko umwanya ugeze amaso azahumuka inzira zikaboneka mugasanga ndetse igisubizo kivuye ahantu horoshe mwari ko muca kubera iki kubera ko yasaye yageze yacu kuko Imana yabigambiriye twari tubana imyaka myinshi ariko kubera ko igihe cyari kigeze amaso arahumuka ndamubona n'amaso arahumuka arambona kandi mu kubonana turakundana haza imbuto y'urukundo iramera ishora imizi unavuga imvugo yanje akayumva nawe yavuga nkayumva twaziho za mvugo zombi zibyara ikintu gikomeye cyane mubwiye umugambi arabati nawe nari mufite uwo mugambi wo kubaka arabyumva kubera ko igihe cyari kigeze rwose byabaye mu mwaka wa 2016 uri kurangira ariko cyane cyane mu mwaka wa 2017 ari nawe twakoze ubukwe ngaho muheza microphone ngire cyo mwibarize okay cyane Diama abantu bakuze nk'umuramyi usibye ko n'umugabo nawe ari umuramyi ariko ntagaragara cyane nkawe ni wewe cyane abantu bakunze kubona cyane
Diama nk'uko umugenzi wawe yarabivuze n'iki wumva wakongera kuri urwo rugendo rwawe kuvuga ngo mwari mubana muri quartier irimo abasore benshi batandukanye nawe nk'uko yabivuze arimo abakobwa batandukanye muza kwisanga mushoreranya muri urwo rugendo rwo kubana kugeza uyu munsi wa none? Murakoze cyane. Numvise yagiye avuga ibikomeye cyane abantu bamaze kera kubaka ariko ho ruzingiye ni ukuntu twahuye nje nawe. That's right. Noneho hari ikintu nambwira abandi nkabwira ati umugabo w'umuntu cyangwa se umugore we ayo nubwo mwoza mushwana mugikundanye nubwo mwoza mushwana ukigeza iriya ukika hasi amaherezo azaba umugabo wawe cyangwa se akaba umugore wawe. Kuko ndabyibuka neza ntabwo twateretanye igihe kinini kikwemeza rero ko umugore wawe ategeka ko umugore wawe. Yes. Kuko wenda nk'umuhungu navuga twakundanye igihe kinini niwe natekerezaga ko azambera umugabo wenda ubirebye muri mu isi y'ibigaragara. Yego. Ariko navuga ko uyu mugabo wanje twakundanye igihe kitari kinini cyane wenda n'amezi sinzi ko n'umwaka ukwiye. None wabigiye kimwe dukundanye aransezera ngo agiye mu rugo kubivuga. Ababyeyi bari batuye muri Kongo twe dutuye i Burundi. Yego. Yaho twari dutuye i Burundi mbese ibo batuye nyine muhira. Ndamubwira ati nta kibazo genda nugaruka tuzamenya uburyo tubigenza ariko banze reke kuvuga kuko wansizina. Mbese nkumva ikintu kitarako nkumva gushakwa nyine uko nyine ndemeye ngo uyu muntu agenda aje kuvuga iwabo nyine avuge ngo ndi umugeni we yakoye. Mbese nkumasa nugiye nko kubivamo bijya navuze ngo uwo kwizamura ukamubwira ati sinki birimo. Yes. Ugasubira ukagaruka ariko amahereza akaba umugabo wawe cyangwa se akaba umugore wawe. Yego. Ngo agaruke imbuto y'urukundo rero. Nza nibuka umunsi agaruka twari ko dusohora video y'indirimbo z'abamama bo mu rusengero rwacu cyo gusohora clip nyine y'indirimbo twari twarasohoye murangize nkiriya numva nyine wa mutima w'urukundo uragarutse kandi wanashaka sinari kimutekereza cyane imbuto y'urukundo nzamukamo. Mbese murangiza nyine nk'umukwe wanje kugira ngo umugeni yarangije umukwe kabisa. Ndavuga tanga mbese twamaze nk'amezi nk'abiri duto dukora ubukwe. Mu gihe nari namwandikiye aririya ndambwira turamenya utazomvuga. Amaze gutandukana muri ico gihe kandi naramwemereye ngo agenda nashaka ndavuga ariko amare gushikira ndambwira ati tuntuka bivuga ukamvuge ko ndumva ntaramasha. Ariko ngo murangize ati nta wundi nuriye tinizere ko uje barabivuze. Yego. Twakoze ubukwe ari mu kwa 12 ariko ndibuka mu kwezi k'umunani kwa 2017. Twagiye ahantu muri sorti mu Bwagiriza. Nukuri bitaraba ntaramwemera neza yambajije umunsi wa kanetse waramashije. Turiko tuje ahantu biti Bwagiriza muri sorti. Yego. Ndambwira toya ndumva ntaramasha neza. Aho urumva twari tutarabyinjiramo byo gushakana ngo dukore ubukwe. Dushike mu Bwagiriza ikintu ukuntu abantu bazarangiza ikintu kiri mu wundi. Haguruka umupasiteri wo mu Bwagiriza umwe aravuga mu rusengero tumaze kuririmba nararirimbye kabisa bifatika. Yego. Aravuga ngo abaza abasore mu rusengero gwe tse mwabasore mwe ndatanga inka 5. Hagira umusore mu rusengero bw'iwanje ushaka no mwana w'umukobwa siko ndatanga 5 umuhungu ushaka n'umukobwa ntaba ari uwanje cyangwa atari uwanje amutware nje ndamukwera nzamukwera. Yego. Ariko mirimire mu bantu sanga ko baravuga ngo se nguko baravuga ngo ramwe warakowe na kondigiteri wabo yari kondigiteri wanje. Nukuri ko Imana nta bintu ndinjiramo nanje ngikeneye aba uwaza nkamukunda wavugisha n'iki ndabaga ati kako kweri bagiye kunyicira n'isoko. Aba bahungu beza bari hano bameze nkawe uwo bareke baze banyivugishirize wenda nshobora gukoramwe no mu dukundana ariko bose bahita bashiraho limite kubera ko bababwiye ngo ndakowe. Imana yamigenda neza amaho kantu mu bantu ndako kandi bitaranaba nukuri bitara kuko naje kubyemera twatashe. Ndabaga ati gicavuzwe gacavuzwe ntakundi. Byemerejwe imbere y'ikanisa bakavuga ngo ndakowe nuko nyine Imana yarekera yari yarakoye. Sanga Imana yari yarakoye mu yandi magambo. Ariko ndibuka ndavuga akantu gato wenda ikiganiro ntikibe kirekire n'ishaka kirambura. Yego. Ndibuka gumukundaho naramaze ndambwira tego naragukunze kandi ndifuza ko tuzubakana. Yego. Ibihe byose mbese tukabana imyaka isigaye yose. Kuko iyo umuntu avuye mu rugo iwabo ubundi buzima bwose bumarira mu rugo. Yego. Ngo habe igihe cy'ubukwe
nzavuga ngo nitwe nta bandi ndumva nitwe kapo yakoze ubukwe amaposha 2 yani bagatangaza ngo muri weekend ku minsi runaka hari ubukwe bw'aba bantu uzaba iryo posho rya mbere raba ko ndavuga ikinyamurenge cyinshi weekend ya mbere raba ciza nta kibazo yego iposho rya mbere raba ryo gukora ubukwe yego ubundi umukobwa agiye gukora ubukwe usezera iwanyu kwa gatanu ukavayo ukabasezera kabisa nimba ari ukurira ukarira warangiza ukagenda ukaja kurara ahandi hantu hatari iwanyu ndara mu nzu y'undi muntu nyine ndetse naraye wabo n'umugorora naraye mu nzu y'umumama w'umugorora ngo bice mu gitondo barantegura kujya kubategura umugeni byose nawe aho yagiye baramutegura bazinka mu buzima bwiriye bugoye kugira ngo ubone inka yo kubaga ku bukwe kabisa bakoze iyo bwakabaga ngo turangize uwo munsi tugeze ndetse hari ukuntu habaga nko kwa gatanu mukaja kurara ahantu mu mujyi mukagenda bakabasukura nyine bakabakorera make up ibintu byose twebwe turagenda ngo dushikane bitaga ngo ni ku masanganzira ni ku mujyi wari utwegereye baraduhamagara batubwira ngo mugaruke ntimuji muyinga mugaruke mu nkambi ariho murara kuko hari ibintu bitari kugenda neza nyine muri administration turagaruka ako kugaruka sari kibazo tuzapfe gukora ubukwe ejo yego kuko nubundi kwisigiriya natwe turabishoye twabyikorera ngo turangize tugejeje nko mu masaa 5 ubukwe buri bube saa 7 mbona nta kintu kiri guhinduka ubundi abantu baba bashashanye bari kubwira ngo isige vuba nkabona ntabyo bari kumbwira nko mu masaa 7 bamaze kunyambika ya masaga y'ukwe bamaze kunyambika mbese kila kitu byabaye ibyariwe byariwe twumva baje kumbwira ngo ubukwe ntibukibaye kugana narahanje umugabo nawe arahiwe n'abapare kuko ntimuamuta iyo mutaragera umwanya wo gukora ubukwe mu muri ahantu hatandukanye wayi ubukwe bwishwe niki nyine bagenda bavuga amagambo menshi yagiye abwica ndashatse kuvuga yego none ndateka ndabasemana ko nzanirirwa nkuririmbira ko ntari umwana mubi ndacari mutoya nta muntu dufitanye bifu bigenze bite wa mana ariko nawe gatereka nceceke mzihorere imana ni ifite ukishaka kubigenza birangire ku mugoroba barambwira ngo urataha kuko ganti bwabaye ibaze gusubira iwanyu wari wasezeye ibintu byose byarangiye ndataha ndasubiye mu rugo ikintu cantangaje rero kikwemeza ko satani yari birimo habe kuwa gatanu w'icumweru cya kabiri kugira ngo dukore ubundi bukwe ngarutse inyuma ho buke numva ko twatakaje ibintu byinshi ariko imana ico nyikundira ubukwe bwa kabiri bwabaye bunini kurusha ubwa mbere nubwo tutabugezemo ngo tubukandagiremo ariko abantu baje mu bukwe bwa kabiri n'abari baje mu bwa mbere ntago bari bangana n'ibyishimo byahabaye mbese ntago byari bingana aho munsi wa gatanu bucari n'ipasha dukora mbese ipasha rya kabiri haza umusore ngo aje kubaza umugeni mbese wacu kandi aziko ndaye Yesu Kristo aziko ndaye ku maguru yinjira mu nzu nariko ncumba mu gikoni papa yicaye muri saro araje hanze aramubwiye ngo muraho muze ngo naje kubaza umugeni naho inyuma yanje hariho murumuna wanje ariko yarari muri Kongo none ndibaza se muno mwacu abageni bari muno harimo je na mama ninde wundi mugeni baje gushaka muno kandi umugeni urimo ni jewe kandi uwo mugeni afite ubukwe hataka noneho ko ndumva neza wala na mama nkura inkono ngiteretse ku ruhande ndagenda mpagarana kugisika nkomeza gutegera ibyo ari kumubwira numva avuze izina ryanje ngo yaje gushaka umugeni kandi nije yaje gushaka none umva umusaza aramubwiye ariko uri kumenya ibyo wavuga ariko no satani kabisa izikinagira ku bintu izikinisha ibintu cyane ntugate se uyu muhungu se yatumwe ariko nyine sanga nyine yari yaje akurikiye umugeni nawe yarankunze nta bindi nzi byihishe inyuma nta nibyo nakurikiranye yego nawe yarakeneye umugeni kimwe nuko bazavanga umuntu ngo mutarabana batarabu umugabo wawe nikako wende we yazatekereza ariko mu mutima waje ntibyari gukunda hari abaje bangira inama muri ico cumbese muri urwo rugendo rw'icumweru cya kabiri bakambwira ngo se wabombose mugenje nawe naradeside nabo nzakora ubukwe kuko bwamera ko se nibashaka bazansengere gusa ako nzakora ubukwe yego nuwashaka wabaza mama na papa nakazamabwira sinzobomboka ngo mpagarara imbere y'abantu mbabwira mu mbabare ngo naci nyuma y'iteko gikanisa ndabomboka ibyo bintu nari byanga ubundi nashakaga kwesha agaciro no kugayisha abavyeyi yego kabereka ibirori byiza rero nuko ni kubukwe bwacu bwagenze ariko imana yo uzayibona byiza okay twari tugeze ahantu twavuga ati aho imana ibera imana
narimuze ati buriya satani ifite ibintu biri kurangiza yego biri byinshi nyuma y'ibigiye kuba yes wenda satani yari kwirangiza reka nta mampera wenda aho ngeze ubu nyine yego wenda nk'iyo nje gushaka ahandi hantu kuko nahise nshaka muri korali ntuyemo kandi niyo nazamukiyemo cyane yego nshakwa n'uyu mugabo twabanaga muri korali mbese yamirira imbere yanje ntiyasu kuko iyo ushatse kandi hantu uba ugiye mu bundi buzima bw'indi korali utamenyereye ibintu byose birahinduka komeza kuririmbana nawe nkomeza nzamukira muri ya korali ngera aho batangira kuntumira ku giti cyanje yego mbese twembi ko turi nyine turi couple nyine navuga ati wenda satani yarangiza mbitekerezo ubwine nkavuga ati wenda satani bizari shaka kwica nibi umugambi suko biba byaragenze ikindi gushakwa warangiza bashikuga komeza ivuga butumwa nk'ibisanzwe none je naranashitse mbyara indahekana ico bita indahekana mu kinyamurenge ubundi umuntu wabyaye indahekana ukwiye kuguma mu rugo karera abana cyane mu gihe mutabyumvikanye n'umugabo akubwiye turabona wabyaye hari n'ushobora kwangira ufite umwe ubuzima bw'ubukobwa n'ubukobwa kuba ari umugore tekana cyane bibaho cyane ariko Imana indemera umugabo umeze nk'uko umutima wanje ushaka ari we uyunguye umuhamubona no kuvuga ngo ni wa muntu unyemera akambwira ngo genda abona ndi ku munsi wo kubyara yego akambwira ngo none hari igihe n'abantu batubwira bamutonganyaga uzutwara umugore ananiwe gutya yogira ikibazo akabasubiza ngo icyo yogira ari hano mu rugo ntibarasibagira ibibazo hano kandi bari mu mago hano mbese akarangiza gusa Imana ishaka ko dukora icyo Imana ishaka ko tuja kuvuga aho hantu badutumiye ndavuga ati kabisa n'ibintu wenda narasengeye nababwiye ushize ndababwira ati nasengeye umugabo kandi nashatswe nkiri muto iriya twashakaga turi bato cyane n'ubundi ndibaza ko ntararenga wenda ahantu tugeze twari tugeze ahantu ho gutangira couple nziza mu gihe muri iki kinyejana turimo neza ahantu tugeze tuba tugeze ahantu ho gutangira guteretana ariko icyo gihe tugeze ngo twe dufite abana batari bake tuba tubategura wenda mariage bari kuvuga ngo bashakanye ari bato ariko twe turi abantu bakuru cyane nuko rero murakoze ibintu ni byinshi nakomerezeho ariko twavuga bugake atarakomeza ndagira ngo mwibarize ubu ni kubarize ufashe microphone wowe urakoze cyane wenda turaza kugarukaho urakoze wowe mbere yuko wenda ugira icyo wongeraho ndagira ngiye kwibarize ugendere wenda ku cyo nkubajije ubu nyine hari abantu umukobwa yanga ugasanga umuhungu ari yahuye izo mpfu zirahari cyane muri kino gihe turi kuvuga ugasanga usahajemo agatotsi gatoya iyo ntihanagire no mu rwego kuvuga ngo umunsi ubwo wapfuye urumva ibyanyu byari kure cyane imiryango yari ibizi ibintu nk'ibyo ngibyo akiri boyfriend na girlfriend ariko gusa ngo bazavugana mu isiri n'ababyeyi batabizi bitaraga no mu babyeyi umukobwa yashakwa n'undi muhungu umuhungu akaba yakwiyahura undi bari basangana cyangwa se umukobwa yashakwa n'undi muhungu nawe wa mukobwa akaba yakwirahura akabura ubuzima bwe kubera undi muntu ndagira ikibazo cyane kiragira giti wewe kuba byaragenze gutyo nawe ugahagarara ku ijambo mwavuganye na Diama muri iki cyumweru cyose baza kumubaza kandi yari afite umunsi w'ubukwe wowe niki cyatumye uhagarara ku maguru yombi muri iyo situation kugeza ibyo byose birangiye niki cyari muri wowe watekerezaga iki muri ico gihe urakoze reka ampere ku kintu wari uvuze ku basore n'inkumi bashobora kuba umuntu yofata umwanzuro wo kwigirira nabi wo kwihemukira akiyaka ubuzima kubera umuntu buriya icambere naba ko ari ubuyobe no kutarangiza kure kandi nuko twe tubona ibiri hano imbere yacu gusa ntiturebe ntabwo dufite ubushobozi bwo kumenya impamvu yateye ikintu nicyo gituma kenshi abantu ubona abantu bafata imyanzuro mibi nuko tuba tubonye kibaye gikubise pa aho akibonesheje amaso aranyanza noneho ntumenye impamvu yabiri yabintu rero kugira ngo umuntu agere mu rwego gufata umwanzuro wo kwiyaka ubuzima urana ubuyobe nta mpamvu nimwe yotuma umuntu afata umwanzuro wo kwiyahura ngo yiyake ubuzima ngo undi muntu yamwanze sibyo kuki uriya muntu ni mukuru mwahuye mukuze kandi kuba yakwanze ntiyari uwawe
ntabwo ari uwawe. Byakagombye ko umuntu atuza akaba yakwicara agashaka uwe abahari. Kuko kenshi ntabwo dushaka abantu banashakwa nabo bavuganye kenshi iminsi myinshi, kubera ko mwaramenyanye gusa, ni mwahuye mbere mukavugana mukaganira mugahuza, ariko muzoganira mukavugana mukubakana niwe wawe rero. Biriya nibyo ibindi gusa, biriya nibyo kuba muhura mu muhanda mukavugana mukaganira bisanzwe, biriya ni ibyacu. Ariko hari ibindi birenge biri hejuru. Iyo ubona umuntu muganira, niho navuze ntangira ngo hariho amaso rero ahumuka iyo umunsi w'Imana ugeze ko mwubakana n'umuntu. Amaso y'umuntu azahumuka akakwereka uwawe, akama gukura kuri wa wundi mwari mugaranye iminsi munakundana, wanaguhaye ibintu byinshi, watakaje ibintu byinshi. Amaso ya umunsi ugeze ko umuntu azaba uwawe, amaso barahumuka. Rero bene uwo muntu ntabwo si byiza, ntabwo ari binakenewe. Abantu bagomba gutekereza, bamara gutekereza bakabona ko nimba uyu muntu agiye kuko ntiyari uwawe. Yego, hari impamvu yabiteye ko uyu muntu ntiyari uwawe, mwari mufitanye iminsi gusa muvugana mugahuza, ariko si yo wawe. Unabitekereje unaretse anagiye nawe ukagenda, uzabona ubundi kandi uwo niwe wawe. Kandi muzoshaka mubona ibintu byiza bisuma byose mujye mwari gutekereza mu buzima bwawe na wabundi. Okay, nkomerezaho rero. Muri ico gihe rero icampaye imbaraga muri ico gihe simvuga yabuvuze ubwo buzima, abantu barashaka kuba batobuzumva neza ngo bisobanukirwe. Biraremereye cyane, habe nanje sinabivuga nkuko byari bimeze, kuko ndawuheza urugero. Ubu nyine uwo nteruza umuzigo ukamushaka ku mutwe, ni ukumva uburemere bwawo, ngataka karemererwa cyane, ibyuya bikava nkabira ibyuya byinshi. Ariko munkuye wa muzigo sinshobora kuvuga bwa buremere nari mfite, buba bwamvuyeho, wakumva ko uruhutse. Nakumva nduhutse, nta stress. Rero niyo mpamvu mvuze ngo sinabasha no kubivuga uko byari bimeze, kuko wa muzigo wamvuyeho. Ariko birenze uko nabivuga. Tekereza ngo mu buzima wateguye ko ugiye kubaka ubukwe, ibintu byose byarangiye, bije yose y'ubukwe mwayikubise yarangiye, yashize. Ubuzima hari ikintu cya mbere gutekereza. Ubu nyine biroroshe, umuntu ari kugira gukora ubukwe, umukobwa uruhande rwe bakamukorera urubuga, umuhungu inshuti ze zikamukorera urubuga. Turi kwisanga mu mbuga ukamusanga umuntu afite $20,000 bamuterereye. Umukobwa nanke ibindi $20,000 bamuterereye, sibyo? Twebwe siko nzanibuka icyo gihe hari abantu babiri bambaye amafaranga, abanyamerika babiri, ndabazirikana rwose. N'abantu babiri, umwe yampaye babiri, umwe yampaye $50, undi $50. Ico gihe zamuje oya $50 narabashimiye, Imana ibaho umugisha. Umwe yampaye $50. Ico gihe 50 yava nk'amarundi, ibihumbi 130. Ntabwo nakoze urubuga, kuko ntibyari bihari. Kuvuga ngo umuntu ngo afite ubukwe ngo bakora urubuga ngo amutwerere, ntibyari bihari. Ubu nyine hariho ikintu cyiza cyane cy'urukundo, ko aba umwumvise umuvana afite igikorwa bakamushyigikira. Mbere si nawe uri mukuru ukora, abandi ari mu guhita bavugana iruhande runaka afite ubukwe, ntako twogira. Kino kintu rwose ni cyiza, batagikomeza. Yego, ntabwo twakoraga urubuga, ntabwo twarukoraga, ariko n'abantu nyine biyumviriye. Nabwiye amakuru, nabwiye abantu benshi ko mfite ubukwe, ariko nyine abagize umutima bagirisha amafaranga n'abantu babiri, $100, $130 z'amarundi, $50. Nukuvuga ngo byari $260. Urumva ko butokora ubukwe ngo burangire. Rero kumva ko deja iyo dépense byose uko bose waburangiye byarangiye, wumve ko bivuyeho. Cyambere ari mu gutekereza cyane, ukumva ko birangiye. Cya kabiri nabitekereza tutari kumwe n'uwacu. Buri muntu urumva arahiwe, tazi intambara afitiriya n'abatazi zo mfite, kandi koko zari zihari. Ibaze ko bahise baza gusaba umugeni, kandi bazi ko icyumweru cyari barubuka, ariko hari imbaraga zaje ziramfasha. Hari amaboko akomeye nshimira n'uyu munsi yamfashije.
Salome yaravuze avuga ijambo ryiza aravuga ngo imvugo nziza ihosha uburakari yego yavuze ijambo ryiza cyane niyo maboko mvuze yankomeje kuko namaze kumva ayo makuru namaze kwambara garsodonere bari baraho pare yagendaga nkabona karenda hasohoka ndambwira makuru ndakubwira ko ndamubwira nka saa 9 ubukwe bwari bwe saa 7 ati cyabaye ko ndi kubona n'amasaha yage saa 9 saa 10 arambwira ngo nta bukwe bwihari bwapfuye sinabuze ibintu byinshi nacecetse naho nicaye muri mahonera nicaye mu ntebe narahicaye irarenga ijoro riraba ntari kuvuga sinarya abo twari kumwe barohe bararuha barankansaringa bambwira amagambo bangarura banereka ibintu ko ari bisanzwe birashoboka sinasubize simvuge nkabareba ndaceceka gusa numva sinzi singiyemo ndagenda ndibura barohe baragenda bararyama bansigaho nuko buraca noneho rero hari imbaraga zikomeye aho nicaye mu ijoro anohereza message ikugeraho message kuri telefone message isanzwe yego ambwira navuze ngo imbaraga zankomeje n'amaboko yankomeje zamfashe arambwira ngo ndacariho kuba ukiriho naje nkiriho ndo wawe tuzashakana iryo jambo rero byarankomeje yego ndanamushimira rwose ku mbaraga yagize yego kumva ko byarangiye yari gufata imyanzuro akabivanga akareka tireka tubireke n'ababyeyi ndabashimira bari kuvuga ati tubireke nanone kuko hari ibintu bikomeye cyane yego ariko yarwanye intambara zikomeye ariko aranesha iryo jambo ryaramfashe cyane rirankomeza numva nta yindi mpamvu numva neza mvuye mu isi nagiyemo ngaruka mu yindi sinsha mu gitondo niyinga tubati kugira ngo tuneshe izi mbaraga zadupfukiriye cyane uyu mwijima waje mubi tuje gusenga yego kandi cyari kimwaro gikomeye kugira ngo abantu bose hari abantu bavuye mu bihugu bitandukanye baje mu bukwe mu nkamba abantu mu muhana bose abantu bafite ubukwe bwari kuba babone murasohotse nta bukwe bwabaye mugiye kwinjira ni kimwaro gikomeye cyane guca abo uciye hose tindure abantu barafite ubukwe ejo cyari kimwaro kongera na conducteur na contrice yes ibyo bintu rwose byaratubangamiye yego ariko tubireza amaso tugira ngo dushobore bino bintu na population hano tuje gusenga kandi tuje gusenga turirimbe kama tuje muri korali isanzwe yacu dufite indirimbo yacu dufite microphone turirimbe muri korali turirimbishe uwo munsi twararirimbye kandi hari ibintu bikomeye cyane ndibaza ko uwo munsi niho habohotse ibintu byinshi ku rugendo rwacu rw'ubukwe twararirimbye rwose muri korali haba imbaraga z'umuka mu rusengero abantu barasenga turanezerwa nuko tubona message iva kuwa mbere mu gitondo tubona message iva mu nzego za leta abari bafunze ubukwe ko butaba ko muri weekend itaha tuzakora ubukwe ati kandi mwihangane byabaye mwatakaje byinshi ariko mwihangane ndibuka wenyine uwo munsi chef d'antenne hari kuwa 4 araza atujana kwa aho bita mustantero yo inkambi adukoshereza ibintu byose bikenewe atujana kuri commune wenyine imodoka ari yiwe turagaruka aho ngaho umunsi ubwo rero n'imbaraga zikomeza Imana zabikoze n'imbaraga zankomeje rero n'ijambo ry'uwacu y'umukunzi rirankomeza rimpa imbaraga zo kugira ngo numve ko no kwihangana situation dukiyemo mu cyumweru gitaha dukora ubukwe kandi bugenda neza buba bwiza rwose ko utabitekerezaga n'ubushobozi bwo gukoresha kandi bwa bukwe buraboneka mu bitangaza mu bitangaza by'Imana bigenda neza kira aho ngaho urakoze cyane muri la situation wari urimo hariya saa 9 zimaze kurenga saa 10 igihe parawa yakubwiye ati aho bigeze nta bukwe bukibaye urumva hariya uriya mwanya hariya niho umuntu atakariza ubuzima hariya iyo za nama bakubwiraga z'ubukansoringa bakubwira ati biraza kugenda neza cyangwa se birasanzwe n'icyo n'iki izo mbaraga zagukomeje
aho ngaho ndatekereza ko igihe wazutekereza ibyo bintu utarabona iyo message yiwe hari ibindi wazutekereza wenda bikomeye nubwo wabiciye ku ruhande. Ndagira usubize uwanyu microphone waza ahantu yakuye izo mbaraga zo kuvuga ngo yandike message azi ko byarangiye kuko buri muntu yari mu cumba ce wenda ahantu hatandukanye agutekerezaho aravuga ati umuntu ari mwihari ikomeye kiyo ndi kunyura mu amasaha saa 10 zabaye za nimugoroba burije ubukwe ntibukibaye wenda niyo makeup yayiteye byarangiye ari mu yindi hari ariko arengaho uva muri ico kintu ugera mu rwego gufata telefone sinzi nimba ari katushe nimba ari touch wohereza message mugenzi wawe kandi wizeye ko iyo message mugeraho utitaye yuko wenda telefone yawe atayifite cyangwa se yaba yazimye ariko wumva ko ugomba kohereza message yuko umukomeza kandi umubwira yuko ibitubaye muri aka kanya turamutse tutasize ubuzima tuzabana wazikuye. Murakoze cyane. Buriya ikintu cyanteye kumubwira iryo jambo namwe ko muracumva imbaraga z'urukundo. Yes, urukundo niko rwabinteye runkomanga ku mutima ruranyibutsa ati ko bino byabaye kandi muri uko biri n'uwanyu kuratekereza ko ahantu arameze gute. Narabitekereje koko nari mfite agatelefone kanje ka Blessiere sinzi ko bayita mu Cyongereza Blessiere abantu benshi barayizi. Ako gatelefone kari kagezweho ariko katushe mugani wanyu ano nyine Android yari ataraba menshi cyane iwe yarayifite nza nibuka ko yakazana yintiza tugikundanye nkamansa kuwiriramwe icogajuru sinzi kabisa nyine nkabona kabisa ni telefone yo kandi nawe ntikari nari kwiyanje kwiri kose yandikaga message noneho mwandikiye message ndamatsi kwanza umeze gute nyine bari kagenda nsubiza message akomeye ariko cyane ahantu biba bizingiye cyane ni ku mukobwa ubonye ubukobwa gikomenta ntugahungabane ndabiza abahungu ntimukunda kuva ku ijambo cyane ariko abakobwa cyangwa se abamama tugira imitima yoroshe ariko navuga ati ngomba kwikomeza ubundi mu buzima bwanjye nza numva ndi umuntu wihame wenda n'ababyeyi banje bashobora kuba babizi ndi umunyehame navuga ati nimba kino kintu nacemeye kigomba kuba kandi buri ico umuntu yatuye kiraba siko nagiye natura ibintu byinshi kiri umwana kandi ngumare gushaka bimba ugendo ubyisanga byo naravuze nzokora bizambaho mbese ndu mu buzima bwo kubaka nari umuntu ukunda abana cyane mbese nkavuga ati nimba ndashatswe Imana ikangeza muri ibyo bintu nkabona ndashatswe nkagira ayo mahirwe nzobyara cyane kandi kuko nyine byarabaye ayo nama hame nagiye niha nari naravuze ngo sinzobomboka nibyo byari bibiriya kubomboka wari umuco nzakora ubukwe bizaba ari mu bukene cyangwa se mu butunzi nzabukora. Rero iryo jambo ndamubwira ati ni jewe mukunzi wawe abandi ni nyuma ngihari tiyagira undi muntu uguhungabanya ayo magambo yose bagiye ubwibwa yo kuguca intege bakubwira ngo umukobwa ashobora guhinduka cyane bizabiba umuntu nari kwamavuga ngo ndabomboka singaba ariko banaza wenda n'abandi bashobora ko baranyandikiye batageze mu rugo ndamubwira ati ntugire ubwoba ubundi bushobozi bwoboneka butoboneka tuzashakana kandi tuzakora ubukwe nimutabona ubushobozi bwo gusubira gukora nk'ibi mwakoze tuzagende kwa pasiteri dusengere ariko nzaba umugore wawe nuko byagenze nawe arakomera. Noneho aho yaravuze ngo ku cyumweru twagiye gusenga biba biteye isoni edayere niyo kinafite n'ubukwe bwonyine uzuca mu bantu ukazonanirwa nko kugenda kandi iriya noneho gasinkino muri Amerika tugendera mu mamodoka gusa uza wifuza kuba wogenda n'amaguru kabibura twagendaga n'amaguru ahantu hose mu bantu bajya muri Afrika bangana kuko umusenyi kugusunika kugira ngo utambuke bose bakanga ngo ndorekana karatambutse no kuvuga ngo ubukwe bwanje basi reka mvuge ijambo abantu dukunze gukoresha nari umusitare mu nkambi siko reka ndikoreshe ku buryo n'akana gatoya k'imyaka nk'ibiri kari kanzi hari indirimbo nari naramenyekanye ivuga ngo visikisiki viterezi na mawe bahita banyita akazina mu nkambi ngo visikisiki umwana wese natambuka ngo visikisiki ngo ubukwe bwe bwapfuye bagati rya jambo
mbese abantu bose bamenya ko ubukwe bwapfuye noneho bwa kabiri bubaye wari kugira ngo none nabyaye nk'amahasha yego nari nabyaye amahasha kabisa birumvikana haza abantu nza nibuka hari umumama ni mushikiwe mu muryango kubera ukuntu yiriwe yamiriza ukuntu yirukwanse yagwaye ibihimba kujya ko umuntu wagwaye malaria akaja muri koma arasara ijwi riragenda rirashira amaze nk'icumweru cyose atazabasha kugenda atazabasha kuvuga yego ariko yari yanezerewe mbese habaye mw'ibyishimo ntabona uko nkubwira n'iki Imana yazireba yego hari byo wenda yabonye ko bitaza kugenda neza mu bukwe bwa mbere ibi dusunikira muri ubu bwabaye munsi wa kabiri habaho ibyishimo birenze kandi iyo Mana ndayishimiye nuko niko byagenze kugira ngo mukomeze byavuye mu mbaraga z'urukundo iyo hari urukundo nta kindi cyabinyeganyeza yego yamusuza microphone ninde wazanye igitekerezo cyo musenge ku cyumweru wazanye igitekerezo ko dusenga ku cyumweru n'abavandimwe twari turi kumwe n'ababyeyi cyane n'ababyeyi kuko twari mu bihe bitoroshe yego kuko byari ibihe abantu bari kuvuga ngo bano bantu ntimubareke babe akanya bicaye bonye umwe ari wenyine twari mu bitoroshe cyane yego birumvikana niyo mpamvu ababyeyi bakwaga ngo batube hafi barimo bashaka ibintu byose byaduhuza bidukura ngo birabyara bibaye yego yego no babona ko buriya kanisa nayo buriya ni ishuri yego kanisa ni ishuri buriya twagiye kwigiramo ibintu byinshi yego iyo turi mu kanisa umunezero urazi umunezero uje ngo kuramo ibintu byari birimo amandi nzi wari ufite zikakuvamo hakaba nk'ibintu hakaza ibindi bishaje kandi iyo umutima wakiriye uragenda ugitekerezaho bigagufasha kugira ngo uve aho wari uri yego ababyeyi baduha igitekerezo ko twosenga turacumva yego kandi cyadufashije cyane yego abantu baratubonye uwo munsi duhita duhabwa n'ishusho yindi yego abantu ndumva rwari urugendo rutoroshye cyane ariko Imana yarahabaye n'undi muntu uri kubabona kuri screen ubu nonaha ari kubona ko muri abantu bahinduriwe amateka kandi mushima kandi buriya umugambi w'Imana urakomeye cyane umugambi ku bantu bizera umugambi ni ikintu gikomeye cyane ndabizi ko n'uyu munsi turi hano kubw'umugambi rwose hari abantu benshi cyangwa se hari abantu uyu munsi baba bari kunyura mu buzima nk'ubwo ngubwo kandi nk'uko nabitegereye ntabwo ryari ikosa ryawe nta nubwo ryari ikosa ry'iwanyu ahubwo yari amakosa abandi bantu wenda babashe bari aho ngaho hari undi yanyu batuma ibintu bitagenda neza rero undi muntu muri kano kanya uri kunyura muri ubwo buzima ariko batese bigende gute nkora iki ndagira ngo ugira ico wenda yego wishire muri rwa rwego yego noneho nsogiye kwibwira yego bwira uriya mugenzi wawe uyu munsi turi kuwa mbere yego afite uvuga kuwa gatandatu ariko ntazi ko buzaba cyangwa se yari afite uvuga kuwa gatandatu bwarapfuye umunsi no kuwa mbere ntiyabugiyemo ngira ico umubwira ubwira umugenzi wawe umuhungu nawe araza kubwira umukobwa mugenzi we yego yego okay mvuge gato ku ijambo ruvuze yego uti burya umugambi w'Imana urakomeye icyo kintu kivuzeho n'undi wese yakivuga iki Imana yavuze yatuye ikagicisha mu bakozi bayo yahaye iyo mpano yo gucisha nk'ubutumwa bwayo ngo babushitse mu bantu yego cyangwa se ikakubwihera wenyine ku giti cyawe icyo yavuze ikakivuga Imana nubwo uyu mubiri ugaragara wanje wavaho ngatabwa ngasigara ndi ikindi kintu icyo Imana yavuze kiza cyororose kiza kigashaka kigatera inyama kuri wa mubiri washize kuko Imana yavuze icyo Imana yavuze umugambi wayo iziwujanika usohoza kugeza kuri wa munsi wayo umugambi Imana urakomeye rwose ntabwo birasaba kwizera iyo tubuze kwizera ibintu tugiye bidupfana yego duterwa n'ubwoba tugahagarika tukareka ibintu twari tugiye kubigeramo yego ariko iyo ugize kwizera nibwo amahame akuzamo ugahagarara wemye
reka hari umuntu wenda udukurikirana bidafite icyo bimumariye yego timureba bino bintu kabisa karumva niko bimeze hari ikiganiro wumva ukabona ntiri kureba yego ukumva nkaho ndetse ntacyo abantu bakora ariko hari abantu bireba bino bintu yes reka mbwire abantu bireba umuntu bireba abakobwa n'abahungu bafite ubukwe yego hari ibintu bibiri kiri jambo ryankomeje wacu yambwiye yego yajya n'amagambo magufi yandika message n'amagambo magufi ariko n'imbaraga zahise ziruka mu mubiri wanje ziruka mu mutwe wanje zikomeza umutima yego kumbwira ngo ukomere ndahari uziko abantu umukobwa n'umuhungu ubonye atari imiryango baza bakorogana kuri bije y'ubukwe ubukwe bugahagarara cyane ati tuzokorera ahantu ubukwe ahantu runaka yego cyangwa tuzokoresha bino bintu runaka icyo kintu cya mbere nyibigura nk'abantu hari ibintu byinshi abantu iyo baje kubaka urugo abantu bizanira bonyine satani ikabona aho yinjirira abantu ntibanarusenye ngo ubukwe bupfe ariko abantu bakaja kuja muri bwa bukwe kera imitima yasenyutse kandi imitima isenyutse tuja kugera iriya kera hari imbaraga zigabanutse yego rero urukundo ni ikintu gikomeye iyo abantu bahuje umugambi bagashiraho amahame yego ibintu bikomeza kuba byiza hari umuntu ushobora kuba yotekereza ngo se ubukwe bwaje buzagenda gute twe bwarashize narambaye ndasubira ndambura imyenda y'ubukwe yego umugeni yambara imyenda y'ubukwe yego arasubira yambura murumva ko nta kindi cyizere cy'ubuzima cyo kubaka kandi twari dufite ariko kwizera kwaturemeye icyizere tutarabirangiza tutari ko tubibona wewe ufite ingorane zo kuvuga ngo se buzagenda gute yego Imana niyihari nimba waravuze ijambo n'umuhungu mugahuza akagira umugambi wo kuvuga ngo murubaka mugateguza ukwezi n'itariki yego nta kibuza iriya niyo tariki yawe uzokora nk'ubukwe kandi bizagenda neza shiramo kwizera ushiremo n'urukundo hagati yanyu mwembi ntihagira akantu na kamwe muri rwa rugendo mufite gashobora kuba mwogonganiraho hari ibintu byinshi abantu baba barimo baganira bahuriyeho bizagenda ko bizagenda bigenda ikindi bije ukumva ko ngo ubuzima buri hasi ngo bizagenda gute ndakubwira ko twebwe twagezaho burangira yego bwashize ariko Imana irasubira kandi rema ibindi biribuze gutegura ubundi bukwe kandi bigenda neza pe yego ubwo rero ndasaba ko umuntu abantu bose bafite runo rugendo kubaka bakomera yego bagashiramo kwizera ko icyo Imana yavuze bishoboka ikindi ko urukundo rwanyu mwembi murufite mugomba guhuriza ku bintu murimo urugendo rwanyu nta kintu na kimwe mwoberekera satani ngo yinjire yihiye mu tuntu runaka muba mugiye mwamukora yego murakoze cyane hereza mugenzi wawe nabwire umugeni mugenzi we uri kunyura muri iyi situation muri iyo situation wanyuzemwo uburemere yari ifite ubwo waciyemo iwe none ariko aburi mu munsi wa none muri kano kanya gira message umugenera imukomeza yego yagukomeje nawe wizere ko nabyamukomeza kandi akagera mu ntambwe nziza uyu munsi wateye kandi uhagaze mu munsi wa none nagumye kubibabwira cyane ndababwira ati buriya urugo rwose ni urukundo mbere iyo ufite urukundo uri kuvuga ati nje kubw'urukundo nkunze uno muhungu cyangwa se umukobwa nubwo twoshakira mu nzu mbese ifite gusa salo tukaba ducishamo rido hagati mbese iyo ugiye kubaka cyambere ico mbese impanuro za mbere naheza abakobwa cyangwa se abahungu baba bagiye kubaka tugateganye kuzaba umukire cyane uhaje kubaka yego mbese ukiri mwanya ngo wamutangira uvuge wenda umwanya mutuye mu buzima bw'ubukene wowe wamutangira kwipangira utangira unabibwire n'umuhungu waje gushaka umubwire ngo nje ndashaka kuzabaho guke ndashaka kuzabaho guke igikomeye gira urukundo nurangiza ubisengere kuko hari igihe mu miryango abantu baza turetse papa na mama wawe boga muzamwumvikana bakara bakagushigikira yego kubera ko uri umwana
bakemera ariko azabigiye abantu mu muryango baza bakubwira ngo se hari ahantu ugiye gushakwa dayer uzabaho gute. That's right. Ariko iyo ufite ijambo muri yo ry'urukundo urangiza ukababwira ngo nzabaho. Yego komereza nyina rugeze. Nari muze ngo icyo nabwira abakobwa cyane cyane reka mvuge mu ruhande rwacu. Yego. Iyo ugiye gushakwa ntukareba aho ugiye gushakwa ngo baratunze cyangwa se barakenya. Ushobora kujayo batunze. Ibintu biza bikubitwa gutyo umunsi umwe bikaba byosha bakaba bo byiba cyangwa mukaba mwo bijye bigashira. Mwebwe mwenyine bikama bibashiriramo. Bibaho cyane. Amaronka agashira. Hakaba n'undi ushakwa mu rugo yarazi ko rukenye. Rukama ruzamuka kuko tuvuze. Yego. Njewe nashatswe muri iyo situation. Ubundi papa iwacu mu rugo rw'iwacu nta bantu batunze cyane kugeza n'ubu bamwe ntabatunze. Rero umva ndumwana wakuriye ahantu mu bintu byinshi nta stress nkako navuga. Hakaba nk'umuntu wakubwira ngo se kushatswe kuri barabantu dore n'abavyeyi baracyatuye ruguru. Ubundi umuntu utuye ruguru bari kumufata nk'umukene n'abantu basigaye iriya baranyazwe inka zirashira basigara gutyo. Nkababwira ngo nje gusiga ikintu mu ndeke ngende Imana ni izuzima yangeneye ko nzabamo kandi ndahamanya n'umutima wanje ko nari umutunzi mu nkambi. Siko apana umutunzi wo kuba no zosaguka nkaziha abandi. Yego. Ariko ubutunzi vuga ko niki mu nkambi abantu bari ba mu buzima bwo kubura imboga mukaba mwoburara mukabwirirwa. Ariko ubwo buzima kubera ijambo navuganye n'Imana no kukuntu nahagaze ku ihame ryanje ndavuga ngo nzashakwa Imana nizo ubuzima nzabamo. Nza nibuka twamaze tutarakwiza kwezi dushakanye haduhamagara umuntu tuye hano muri Amerika nubara haba umuhanyi wacu n'umugabo atuyana Columbus. Araduhamagara biciye muri mukuru we mbese niwe yaciyemo aramuhamagara amusaba namba zacu. Uko Imana izikora aramubwira ngo ushobora kumpa namba zamura umuna wawe n'uwo mugeni yashatse. Mugiye kwa ko dutekese ku Mana we tuzabaho gute ni wowe ubizi wenyine. Aramubwira ngo mpa abo bana tuvugane. Mvuza abana twari tukiri n'abato nyine yari afite no kutwita abana. Yego. Araduhamagara aratubwira ngo se ko mwubatse mwarubatse bambwiye ko mwubatse narabyishimiye. Hanyuma aratubwira ngo ngiye kubana namwe muri ubu buzima bw'urugo. Kera kurumva inzira ya mbere kera iturutse mu gihugu cya mbere ku isi yose muri Amerika. Uwo mugabo aratumenya guhera turi abageni. Namantangira kujya neza mu kwezi kumwe mu mezi abiri naseruka mu bantu bamatangira kuvuga ngo bimwe azaba bava ngo si wanyu ntiwakazujya. Kandi papa yagerageje kuntetesha nari umuntu muto cyane uwo bitaga honje. Kubera ico papa bikamutera stress akamfatira uduta akangurira uturayi utuntu bene tutworoshe kugira ngo barebe ko novyi ariko niko ni wari umubiri wanje. Iyo umaze gushaka rero ukabyibuha bazakubaza ngo si wanyu ntiwakazujya. Cyangwa bakabwira ababyeyi ngo umwana nti mwakaza mu mugaburira. Uwo mugabo aradufata atangira kuduha ku manyamerika. Yego. Ubuzima bwo gutunga uhita butangira. Siko? Bahandi bavuze ngo umuntu mbese nuja gushakwa tukabanze kwanza mbere ikintu utazarangiza ntukarangiza ubutunzi ngo ubwire umugabo ngo ndashaka ubukwe bungana gutya. Ubundi gukora ubukwe urugo rwiza si ubukwe bene urunguru ruhanitse cyane. Ugiye bakagusengera nimba wanze kubomboka bakagusengera abakozi b'Imana mwanashaka bene afanta ntimuyibone mukamwutuzi mwasutse mu ibido apana yarahenze aya mazi yo mu dukopa abahenze. Amazi gusa musutse mu ibido mwakuye ku irobine mukayamwa bakagusengera. Birangana n'umuntu wakoze ubukwe akambara ikanzu gikiriya n'amakositimu ibintu nk'ibyo ntaho bitaniye imbere y'Imana birangana. Hano mu isi no guserebura tukaryosha ubuzima ndetse n'ibintu bikaba byogenda ari byinshi. Ariko byose badusengeye aho bitandukaniye wabombotse n'uwakoze ubukwe hari ukuntu bitangana iyo utarasengerwa nyine ntago bihuye. Rero ayo yombi namakwe kuguse mbese gukora ubukwe ni iki n'ugusengerwa imbere y'amateraniro bakagushingira. Siko naho kujyaho nibisanzwe n'ubundi dusanzwe tunajya gusa umunsi w'ubukwe murarengesha n'abandi batari babifite bakaza kujya kubiryosha. Rero munciye mu ijambo nari kumvuga kuri uyu mugabo ukuntu nyine ubuzima yabakwitiyemo byabinda abantu bavuga ati uragiye uzabaho gute bizagenda gute birahinduka bihita bihinduka. Aratumenya kugeza tuje hano. Ndi wa muntu kubera ico ibintu barangizagamo umugabo iyo ujya neza mu nkambi cyangwa ukaba wobona akantu ujya umuntu aza kurangiza mu ifaranga. Yego. Bakaza kumukaba k'ibihumbi 300 z'amarundi bari byinshi. Kamubwira ati ntukagira umuntu hakanira uzumubwira ngo undarazitwaye.
ntukagaragaze ko ukenya ipfuye ukenya nta kintu ufite upfe kuba gusa wariye kambwira ati ariyo gusa ntuzuzaza politiki uzaza ubwira umuntu ngo hari undi muntu nzihaye kandi unugiye akavuga ati kanaka yari afite ifaranga ariko azi kabuze undi naje nyuma iyo ni politiki y'urugo mukamenya byo mu rubamwo tibabasome rero wa mukobwa we uri gutekereza ngo ese uyu muhungu reka muhebe ko ndabona iwabo bakenye uyu muhungu ko ndi kumusaba kuzankorera uyu munsi w'uko akampakanira kandi ufite urukundo muri gukomera kuri icyo gusa cy'urukundo ibindi Imana izabikora murakoze cyane murakoze kuri story nziza dukoranye ndatekereza ko uyu munsi wa none kino iganiro dukoze hari abantu tukizarema mwo imbaraga hari abantu tukizasubizamo imbaraga muri buno buzima kandi hari abantu tukizakoraho gihindura imitima yari icitse intege ibashe gusubiza mu intege byanga byakunda arunze uzumva amagambo tuganiriye amahangaha asubizwe mu intege byanga byakunda yego ndumva kiganiro tugiye kugeza ku musozo mbabazi tubazo nka tungahe tuza kurangiza kiganiro cacu mu buzima bwanyu byarakunze byaratunganye Imana arabubakiye byaremeye kandi ihabwa icubahiro tugira ikibazo cy'icangije ayo ngo biruzuye ninde ukunda undi cyane muri mwembi babiri ni jewe kuko no kuva na kera kose ni jewe wamukomeje uvuze ko ari we ukunda cyane ninde ukunda undi cyane unabigaragaza urukundo si amagambo gusa urukundo si amagambo kandi buriya amagambo yego narwo rukundo gusa ari amagambo aratandukanye yego kuba no vango neje umukunda cyane kera yabivuze tuba dusa n'abagiye guhangana kandi abakundana ntibagomba guhangana turakundana twembi murakundana mwembi cyane rwose ninde uza wita ku wundi cyane kurusha uzuba nk'urengesha ni jewe jewe ndamwitaho cyane kubera ko nkwitaho cyane pe yego biragaragara tubona ko bigaragara narabivugaho urakoze biragaragara ndamukunda cyane pe yego ndamukunda cyane bisuyemo kuko si ubigeza kumbwira ko waje kumusaba ninje wamusabye urukundo ko dushaka ndamukunda cyane hari n'ibindi byinshi navuga ariko ninje namwitaho cyane yego kandi mbikoreshwa kuko urukundo rubimpatiye ubundi kandi kubera ko ari nje bifite mu nshingano kumwitaho ntiyuva ngo niwe unyitaho ntanyitaho cyane gusumba nije umwitaho cyane kubw'urukundo kubw'inshingano yego urakoze muri byinshi mukundira ndabizi ko ari byinshi pe yego ariko niki cyane uzi muri bakavuga ati diyama kabisa n'urupfu ruzarutandukanye ndarambiye ko witse iryo jambo kuko iryo jambo ngenda naza ndamubwira yego mukundira buriya hari umuririmvyi Theogene yararimbye aravuga ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa yego ikintu mukundira si kimwe icambere mukundira uburanga ubwiza bwe apparence physique yego apparence extérieure y'ingine ubwiza bwe bugaragarira abantu bose yego ni mwiza rwose umugore mwiza rwose icya kabiri kinakomeye mukundira amahame ye yego ni umunyamahame akomeye cyane kandi naje ndamukunda umuntu w'amahame ndamukunda ikindi mukundira impano ye ndayikunda ituma mukunda cyane hari ibintu akora kubw'impano ye kumva urukundo kandi kongereye muri jewe kuko iyo umuntu akoze inda akakunezeza uramukunda hari ibintu akora yaririmba ibyanavire mu mwanzuro wo gufata umwanzuro mu buzima bwaje reka nkivugira hano kuri kamera sibyo kuko kubera kumukunda ngukunda ikimurimo ndetse ngakunda ko yakugeza no ku bandi yagisangiza abandi impano y'uburirimbyi naje abantu barazi ndumuririmbyi sibyo ariko rero we hariho umwihariko we ni umuririmbyi umaze kugera ku rwego
n'abandi bantu yoje no mu bandi bantu bakamutumira agasangiza abantu ubutumwa agahembura imitima ico kintu kubera urukundo mukunda nako kimwemereraho nafashe umwanzuro mu buzima bwanje habe nubwo mwana w'umuhana dufite iterane kubera ko mbazi ko agira amateraniro akagira abantu afasha akayobora wenda indirimbo igatungana nzamubwira ati ndasigara n'abantu genda uje gutarama izo nzambikora nta mutima mubi hari abantu bashaka kugizigira wenda ngo azayamambwira ngo ngasigara n'abantu nzamubwira ati tuje gutarama ko nari gitarama mu muhana tuje gutarama ndasigara n'abantu nta kibazo mbivugiye imbere y'Imana yaturemye nzambikora umutima wanje kubera ko nzi ko naramukunze nkimwemerera nk'ikintu afite aheza abantu bakamererwa neza bari kumwe cyangwa se ababakurikira kubwa rukundo ni nakubwiye ngo nafashe umwanzuro w'ico kintu nsa n'umutanze nk'ituro warasobanukiwe materaniro y'abantu nsa n'umutanze ituro kuko nzambikora nta mutima mubi tabihatiwe iyo nzi ko hari igikorwa umukutano hari igiterane muhana cyangwa handi hanze bati genda unzi ko njewe n'ingenda yego ndifasha cyo kimwe kujya Paulo yasobanuye abantu bavuga ku ndimi aravuga ngo iyo umuntu avuga ku ndimi cyangwa se babiri mu materaniro mu ikanisa ni byiza kuko bajya abantu baba ariko bifasha bonyine baba ariko bifasha bonyine ariko iyo habonye umuntu wisisobanura bibera byiza ku materaniro abantu bose naje rero ni nkuko inje nogenda amateraniro mbagiye kwifasha kuko ndasino contribute ngo abantu bose ngo ntambuke imbere ngo ariko we kubera iyo mbazi ko hariho abantu yo gufasha akontribute kandi gakunda icyo kintu ndagikoza murakoze Dema fata microphone tugana ku musozo wa kino kiganiro ndumva twaganira cyane kandi tuzakora na part 2 kandi ibyo twavuze ntago tuzabisubiramo tuzakomereza hanga Dema umugabo Imana yaguhaye uyu nguyu mufitanye abana 5 niki umwubahira kubaza icyo umukundira kubera ko yaragukunze kandi ndabizi ko umukunda reka baze mwake microphone yego usare nagumye ko gufasha waryohe papa tebwo bikomeye cyane akantu warumubwiye reka gusukamusubirize ko numva takavuga nka neza no ushaka kavuga neza mu kanonosore yego ujyoja mu bisanzwe Bibiliya istubwira ngo bagabo yego mukunde abagore banyu nanga abagore mwubahe abagabo banyu yes ubwo rero warumva umbaje ikazo cyiza cyane kugira ngo ngize ngasobanurira ngo aze gusubiza icyo mubajije neza nariko mbona ko ari gusubiza wenda izanje ku ruhande usubiza ibyawe neza arankunda yo nkunda yego aragukunda ariko rero ikintu agomba gukora cyane nika kubahira cyo nico kibazo cyane. Thank you so much. Murakoze cyane. Yego. Icambere kwanza mwubahira ko ari we mutwara Imana yabonye ko agomba kuba wanje. Cyambere mwubahira ko ari we mugabo wanje. Icyakabiri mwubashe ukunyina ameze. Ndabimwubahira kuko nemeye namwemeye nyine uko ameze. Yego. Ikindi ndamukunda. Yego. Ko murambwira ngo yarankunze. Sinjewe na kandi iryo jambo azabigenda tekerezaho baza babaye kudushingira bakubwira ngo mugabo ngo kondo uzakunda umugore ngo umugore nakubahe. Ese nje namwubaha nta rukundo mfite. Wakubaha udakunze. Yes, urumva kubaha urumva twagendeye mu isezerano. Yego. Kuko umugabo yahawe inshingano zo gukunda umugore. Umugore nahabwa inshingano zo kubaha umugore. Urumva kumukubaha umwubaha hakubiyemo rwa rukunda kandi rutagererana. Rero umugabo yakubiye ibyo gukundira. Yego. Kandi ibyo nawe ibyo ngibyo nubwo tubyise by'umwubahira nico umukundira. Rero njewe ntabwo ngize ngo ndavuga ngo mwubashe kubera ibi bintu azankorera. Kuba nkibi yavuze ko ambohokera. Bishizega bohoka uvuga ko mu jano yawe. Mbese birangiye mureke ndangize. Kuko ibi birangiye kubahaga nabyo zohita bigenda ariko mwubahira ko yantoranije mu bakobwa ibihumbi
imiliyoni y'abakobwa cyo cyonyine naramwubashe navuga ati uyu muntu wantekereje akabanije ugomba kuba uw'ubuzima bwe bwose cyo cyonyine kandi ndakimwubahira kandi ndakimukundira siko iyo nicaye natekereza nkaho se wayi uyu munanda mugani w'abakecuru yatekereje akavuga ngo nije agomba gutoranya mu isi yose niki yanshiki abandi badafite cyo cyonyine narakimwubahiye ndanakimukundira none reka nanje mvuga ibyo mukundira yego yantanze kubivuga uyu mugabo mukundira ko atazareba kubuza abandi bari kureba ati gute uri ari jambo ubushize nariko mbwira nariko mvuga twicaye mu nzu ndikumubwira kinje abantu baza bantangaza iyo nagiye mu kazi ngenda amasaha nzamara mu kazi hafi amasaha 9 cyangwa 10 ariko ntabwo ndataha ubundi nagiye mu kazi iyo mu kazi na amasaha 8 ariko mba navutse 6 tureke overtime muharure muhere 6 zuzuye iyo saha ubundi mu kazi ntibayifite ibo bahera kuri saa 1 ariko nasohoka mu nzu 6 kugira ngo saa 1 ije kubati wowe genda mu kazi saa 1 uzugenda mbere yaho ngenda 6 zuzuye mba navyutse twarangiza tugataha saa 9 n'igice kero nokera kwagiye kindi gice akagera imuhera saa 10 amasaha 10 neza arakwiye ndetse aho karara kurenga okay nayo ariko ntabwo nzakora amasaha 10 muri system barakora amasaha 8 ariko harimo mufatamwa ama break nabyo neza amasaha 10 azaje gukwira yego mbese ibibazo umuntu avuye mu nzu 6 z'igitondo agashika mu saa 10 zuzuye cyangwa zirengaho ayo masaha murumva ari 8 gusa ariko ntabwo ndatangwa agira umuntu wombaza ngo se ko wagiye mu kazi ugasigira umugabo abana hari ikintu nshaka ko abakristo tuzikuramo yego siko kitari cyiza nta muntu arambaza ngo siko wasigiye aya masaha uzugenda ugasigira umugabo abana 6 z'igitondo none hari umwana w'uruhinja nasize ku mezi 2 nja mu kazi ukigoye utaranakomera nijose ariko ari igihe bishobora kuba cyangwa se bishobora ko bizabiba naje gutarama isaha 2 ubundi bitaramo byino muri Amerika ni isaha 2 ni isaha imwe zabaye nyinshi ni 3 kikaba kirangiye wahura no muntu mwitarama kama kubaza ngo se ko waje gutarama abantu basize yego kamusubiza ati mbasigiye umugabo agahita kwamiriza ibyo abantu bazabikora cyane ngo wasigiye umugabo abantu uja gutarama abana 5 ese iyo nagiye mu kazi baba bagabanutse that's right cyaba bari bajya 5 mba namusigiye rero tugomba gufata kintu tukagesha agaciro kuko indumva ubwo ari ubujyajya kuba wagenda ukanyicara rero wenda ukavuga ngo kanaka azasigira umugabo abana akaja gutarama akabigira ikibazo kuruta uko basiga ukaje mu kazi kuruta uko basiga iminsi 5 cyangwa 6 ko ari cumwe ngo iminsi 6 ikindi bakora iminsi 4 kandi hakaba n'igihe mba musigira nkagenda nkarara mu kazi bizabibaza bigiye ku cumweru nkora ijoro bakaba bombaza wenda ndaye mu gitaramo overnight hari umuntu ushobora kumbaza ngo se wasigiye n'uruhinja wari umusigiye mu ijoro abarara n'uruhinja yego ariko iyo wagiye mu kazi ntawe ushobora kubaza ukede n'uwo muntu mushobora no gukorana mu kazi tibwe n'iryo jambo rero ico shaka kubwira abantu buri y'urugo ni golf umuntu wenyene n'uzi ku rugo rwe gubatse tiba kaguhende ngo umugabo guhorana n'umugore cyane ngo ni umukunzi cyangwa ngo umugabo uzubwira umugore ngo guma mu nzu rero abana nigo rukundo nanje gushaka ifaranga ngo nigo rukundo cyangwa se umugore uzufata abana akarika umugabo akagenda mu bitaramo akaja ahantu hose yumvise kuja mu masho ahantu hose ashaka ngo ubwo nigo rugo gubatse neza icyubatse urugo nibanga ntabwo muzi icyubatse urugo rwanje n'uyu mugabo ushobora gusanga ari twe dufite urukundo ruhamye kuko ibintu byose twifuza kugeraho turabyuzuzanya kabisa ico namukundiye rero nzamukurira isapo nkavuga ati uyu mugabo nuwo kubaho nashatswe mfite impano yo kuririmba yego nagiye mbabwira ati mare ngenda ngira ibintu bizotuma bambwira ngo icara nabandi bivuga ngo icara uretse nawe ariko nk'iki ntabuze yantanze kukivuga akona nabuze ndakivuga yantanze yaranyicajije arambwira kuko akenshi ndamubwira ati je gutarama nawe akambwira ngo agenda ndabizi ko hari akamaro hari umusanzu uje gutanga mu materaniro yego kandi nutabyemera cyo tugende twese n'abana tubatwara ariko kubera ko dufite abana bato hazabigiye bahita basinzira mu modoka bose ko ari 5 kuba byose kayibaza kandi rero abana
abana nabo bakeneye gufatwa neza. Yego yego. Noneho bagahitamo kuvuga ngo noneho tukiwe muhira twabanaga n'ababyeyi tukajana nawe bakadufasha ariko ino twaje turi twenyine. Akambwira bagenda uje gutaramaje ndasigara n'abana. Kandi kagenda naje umutima umerewe neza kandi nizo ntanka bitanga nishimye. Ubundi yaba nagendaga twashwanye n'ukuri titubeshana turabakirisitu. Tugiyambwiye ngo ntugende usigira abana. Ntabwo naje ubwanje sinonezewe. Habe namwe ndi kubibahereza sinzi ko bizabafasha. Buri Imana nayo it connecting mu bantu. Ikaba yonkuramwo ibintu byiza nshobora guheza abantu ngatanga ibintu bitanameze neza. Ariko ico kintu abantu bose mubimenye ku isi yose. Nimba muzamumbona ku gatuti buri gihe timumubone. Niwe wampaye ugo ruhusha. Kabisa. Abantu bafite amamirimire yo mu mitima ngo umugore azaguma agasigira umugabo abana. Akagenda uko ashaka. Edaheri n'abana nabiwe. Yego. Abana sabanje njenyine. Muzamwibuka ko abana ari umugabo n'umugore. Umuntu usigaranye abana be nta kindi kuri yabamerewe neza ntaho gusigira umwana wangu wumva umerewe nabi. Siko? Rero abantu bose iri nitangaza mu bimenye. Uyu mugabo Imana yampaye niwe wampanguye gukora kuri amuzamona nkora. Yego. Kandi cyo ndagishimira kuko hari umunsi umugabo umwe yambwiye arambwira ngo wewe yuje ko umugore wanje ntago nogiye kwemera ngo usiga abana nguragiye. Yego. Naje mpita musubiza ndambwira ati Imana ishimwe kutabaye umugabo wanje. Kandi namye numva nyine Imana ushimwe. Imana ishobora kuba yaranyemye abahungu numvaga nifuza abo naremaga mu mushusho yanje gutya abo naremaga. Ikambwira ati uyu nguyu ni muguheza. Azakuvuna. Cyane uzavunika. Yego. Irambwira ati uyu niwe cyane. Niwe umeze nkuko ushaka rero. Ibyo ndabimwubahira kandi Imana imuha umugisha. Kugesteka ryose. Arakoze cyane. Kabisa. Arakoze nuko. Arakoze reka mushimire naje kuri iryo jambo avuze. Yego. Naje ndagushimiye cyane. Rwose nta mahimbo dufitana kuri kamera. Yego. Ntayo. Kandi ubundi cyo nageze kuvuga. Ubundi se yo bansigira ku nguvu nkemera se. Bishoboka. Urukundo gusa kabisa. Nico umuntu bayatahuye akimenya akagiha agaciro. Nibyo. Akazi. Reka mbashimire bw'ikiganiro tukoranye. Ndatekereza ko tugize ikiganiro ciza nta nibwo ari ibintu byo gutekereza. Tugiranye ikiganiro ciza nk'abantu bakuru kandi babagabo. Yego. Kino kiganiro nta kintu na kimwe ndibuza gukatingamo mu byo twavuze. Twaganiriye neza ndabashimira. Rakoze. Uri ari ibiganiro bimwe abantu baganira hakaba n'ibindi kabisona nkawe kabisa n'Imana yabiyoboye. Ugasanga umuganiro ciza kandi gifite message. Yego. Gifite message buri etape wenda ikiciro twagenda twambuka ugasanga giragenda gisiga message itandukanye. Ndabashimira cyane. Muri abantu babagabo. Kandi buri abagabo ni bavuze ngo umuntu w'umugabo mwabyumvise cyane. Kuba mwarafatanye mu biganza mukagera umugezi w'umunsi wa none. Imbere yanyu ni heza. Yego. Imbere yanyu ni heza. Yego. Kandi ubwo rukundo ntimukirengagiza imbaraga z'urukundo rwanyu. Rakoze. Aho mufatira imyanzuro ahari yabiva mukaba ati ngewe niyemeje gukora kino kintu ku bwa mugenzi wanje mugenzi nagafata umwanzuro wo gufata ikindi kintu kigoye ku bwa mugenzi wiwe. Izo ni imbaraga z'urukundo Imana bahaye. Yego. Rero muzabikomeze ni mubikomeze uko nguko imbere yanyu ni heza. Yego. Heza cyane. Ndabashimiye cyane kandi ndatekereza ko kino kiganiro ntabwo izabicanyuma sinaco sicyo cyanyuma turatangiye. Mu rugendo rwanyu rw'abaramyi ndabizi ko hari byinshi mukeneye bigiye bitandukana turi kumwe namwe. Yego. Murakoze. Muzanyiyambaza nzabana namwe. Murakoze cyane. Muri uru rugendo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Yego. Kandi kuko nababwiye imbere yanyu ni heza imbere yacu ni heza muri uru rugendo turimo. Kuko ibyo dukora ntabwo tubyikorera gusa twebwe giti cyacu biragenda bikagira ico bihenduye ku buzima bw'abandi. Rero Imana yabafashije ikabana namwe muri ibyo byose abantu yagwa icubahiro. Amen. Kandi yakomeje kubafasha n'uyu munsi wa none. Murakoze cyane. Tugana ku musozi w'iganiro cacu. Hari ijambo uwo ari we wese yakwifuza kubwira udukurikiranye n'abakunzi banyu babakunda nk'abarami. Ijambo mwifuza kubabwira. Yego. Uvuga iryawe n'abavuga iryiwe iryo muhuriye nka family. Murakoze cyane. Yego. Icambere twifurije imiryango yose amahoro y'Imana. Kuko turi umuryango
bijya byose bidakunda mu muryango Imana bitunganye yego kuko ibintu byinshi mu muryango bizanwa n'umwijima wa Satani n'ibitero byinshi ariko turasaba ko Imana yinjira mu miryango ingakuraho ibitari bisiza zose imiryango ikagira amahoro kubw'imbaraga z'Imana n'ubushake bwayo n'ubushobozi bwayo kubw'izina rya Yesu tubatuye amahoro y'Imana. Asante. Ikindi numva twabashimira namwe yego kubw'ikiganiro dukoranye by'ukuri ni cyiza cyane tuvuze ubuzima bwacu umuntu wese wumva ko zagice bimufasha azagikurikira kandi kizamugirira umusaruro n'akamaro mu buzima bwiwe. Murakoze cyane. Yego hereza mugenzi wawe. Murakoze cyane. Mbere yuko turangiza kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwatwakiriye kuri icano yanyu. Ikindi tunashimira abantu badukurikiranye n'abazadukurikirana. Yego tunababwira ngo bakomere cyane, nabwira ingo kuko cyane no munsi nico kintu twaganiriyeho. Buri ikintu cyubaka urugo ni urukundo n'amasengesho. Yego mushobora kugira urukundo ariko Satani giyo ibifite ibindi byayiriho, ariko iyo musenze nta gishobora kubamenera urugo. Ibanga ry'urugo ni ugukundana mutareba hirya no hino ngo bande bavuze, mugakundana muri bike cyangwa se byinshi, mwarangiza mukongeraho gusenga. Yego ikindi nanabwira n'abakunzi bacu bo kuri Mutware Bienvenue, twabasaba gukora ibikenewe byose ibisabwa, subscribe, share and comment. Mubikore muza mukomeza murebe n'ibindi biganiro, tuzabazanira n'ibindi byiza bitari ibi cyane kabisa. Tuzabereka n'ibindi hari byiza byinshi biri imbere. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Nongera kandi kamwe twaganire nk'imiryango. Yego imiryango dukundane, imiryango twubahane, niyo pine y'ubuzima. Yego imiryango dukundane twubahane, yego imiryango yacu izaba myiza. Yego tunasabirane. Urakoze cyane. Imiryango yacu izaba myiza uko tubyifuza nuko Imana ibyifuza. Murakoze. Thank you so much. Badukurikiranye kuri MBN TV cyangwa se kuri Mutware Bienvenue. Ndumva ku magambo tuvugiye ahangaha Imana buri muntu agende akura mu ibye. Je nakuye mu ibyanje, package yanje nayifashe. Hari ibyo mbasha kumukira muri kino kiganiro na mugenzi wanje ugikurikiranye, nawe ukure mu ibyabi kureba, ubigira ibyawe, ubiyaturireho bizakubeho, kandi nawe uri kunyura wenda mu buzima butameze neza uyu munsi wa none, izere ko imbere ari heza, ejo urashobora guca ugacana ibisubizo by'Imana bikomeye cyane. Rero mwebwe mwese mwamudukurikiranye, Uwiteka akomeza abagirire neza. Ibiganiro byacu nibigaruka umunsi ku wundi. Murakoze cyane.